tuzarutsinda Makenga we, tuzarutsinda Kabila we, bakongomani tuzagerayo, tuzarutsinda. Ndabasuje abakunzi b'intare za Sarambwe. Iyo ni indirimbo nahimbiye Makenga, iyo ni indirimbo namuhimbiye rwose. Ibikorwa yakoze none uyu munsi byandenze, ndavuga ati rwose Makenga kakaririmbura gakwiye, ati tuzarutsinda kandi rwose uzagera aho ushaka kugera, ndetse aho ushaka kugeza abakongomani bahagurukiye kwibohora, abakongomani bose bahagurukiye kushaka uburenganzira bwabo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndagushuze rero we mukunzi wacu, nshuti yacu akadasoka aho uhereye ariho hose, we mukunzi w'intare za Sarambwe, aho ukunda FARDC ndetse na Wazalendo, nawe nkuteye jambo sana aho ubarizwa hose, ntacyo bitwaye. Ndagusuje kandi nkwifurije kugira umugoroba mwiza cyane. Hanyuma rero mbazaniye amakuru meza y'intare za Sarambwe nyuma y'imigambi mibisha ya Kinshasa, nyuma yuko Satani yinjiriye witwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akamuteza kwica Joseph Kabila Kabanga, nkaho bidahagije akongera agagurutsa drone z'ababirigi, agagurutsa drone z'abacashuro, ati imwe muri zo iraza gusoza uwitwa General Sultan Makenga. Ariyo mpamvu mvuga ngo kude chapeau ku ntare za Sarambwe, nkahita nkubita salute y'umusevire nkamubwira Makenga ati rwose mutere salute ikomeye cyane. Burya koko ugira plan A, ukagira plan B, ukagira plan C ndetse na E na D na F, zose zishoka zose ugiye uzifite. Kubera iki? Bitewe n'ibikorwa uyu mugabo yamaze kwakora. Ese yakoze ibiki byatunguye amahanga? Ni iki yakoze gituma Tshisekedi kugeza amaginga yanga kiri gutekereza kuri uyu mugabo cyane, kugeza ubwo arimo kuvuga ngo arakoresha ibishoboka ibyo aribyo byose paka amubone, yamwica, yamufata ari umurambo, yamufata ari muzima, uko byagenda uko ariko kose ngo Makenga agomba kumufatisha umwe muri bo hagati ya Joseph Kabila Kabanga ndetse na Sultan Makenga, kubera ko burya ngashobora kwica Sultan Makenga, Kabila gasigara aruyoboye, ngashobora kwica Kabila, Sultan Makenga gasigara aruyoboye. Hagati aho rero byose ndabizanye none hangaha, none ubu tuvugana Makenga maze guhemukira Tshisekedi, Makenga maze guhemukira Tshisekedi ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Ese ni ikihe kintu akoze gitumye nzano kuri mikoro za Top Kivu News nkababwira ngo Makenga amaze guhemukira uwitwa Felix Antoine Tshisekedi? Ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyakubahwa abantu benshi bakunda b'abakongomani bahariya za Kinshasa, ndetse na Sultan Makenga wemeye guca mu buribwe bushoboka ubwo aribwo bwose kugira ngo arebe ko yarengera umuturage warenganiye hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwo benshi batinya, uwo benshi bita intare, uwo benshi bita igiharamagara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bamugenda bamwita n'amazina yandi bagenda bamutazira. Yose murayazi, buri wese afite uburyo ki amufatamo bitewe n'uburyo amuzimo. Rero agatanga agiye mufata nk'intare batinya. Ubwo rero munyemerere twinjire muri aya makuru akomeye cyane yo muri uyu mugoroba. Hanyuma rero mu gihugu cy'u Burundi ibintu ni ibibazo, ibintu byababaye bibi cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo guhabwa umwanya mu buyobozi bwa Afurika yunze ubumwe, akaba bubereye perezida cyangwa se akaba abubereye umuyobozi mukuru, ari nawe ufata umwanzuro wa nyuma. Ubu tuvugana birakwihwiswa ko ashobora ko ari wa agiye kugirwa umuhuza w'iyi mirwano ibera hano muri Kongo. Ese bino bintu azabishobora? Kandi ari we ukomeje kubitera inkunga. Reka tuze turebe ese uyu mugabo koko mu bwenge yifitemo, aho yakomeje kugenda abwira abarundi n'abarundikazi ngo bize cyane bakagera ku rwego rwa doctora ndetse n'abageze kuri professor, bose akababwira tuko murushaho gukomeza mwiga niko mugenda murushaho kuba ibigoryi cyangwa se ibirofa. Niko yagiye abivuga, ntago mubeshyeye rwose, niko yabivuze. Avuga ati abantu mwize cyane rwose mukomeza kugenda murushaho kuba ibirofa iyo mukomeje kwiga cyane. Muri make niwe ufite ubwenge. Reka tuze turebe rero ubwenge afite we utarize, kuko abize bose ninjije nta kintu bashoboye. Ubwo rero reka tuze turebe we wize n'ubuyobozi bwe butize, turebe niki kintu bagiye kugira gute kuba bakora. Ndaje rero mbagezeho aya makuru. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi biwe bamaze guhaguruka. Amakuru aragaragaza neza ko uyu mugabo yamaze gukomanyirizwa mu buryo bwose bushoboka, nubwo madamu we Angelina Ndayishimiye yagaragaje ibyishimo bidasanzwe. Ibi byose rero ndabizanye ahangaha, ugiye kugenda ubyumva kuri Top Kivu News. Ni amakuru menshi cyane rero mbazaniye. We nshuti yacu, nshuti yakadasoka, wowe ubana natwe umunsi ku munsi, nkwifurize kugira umugoroba mwiza cyane. Wowe utwumva uherereye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndagusuje. Nyaboneka wowe uherereye mu mujyi wa Kigali, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, mwese ndabasuje. Ndetse n'abari ku kirwa cya Mombo, hari abantu bajya bavuga u Rwanda wenda bakibagirwa kiriya kirwa bagasa naho bakigira ngo ni amahanga.
namwe ndabasuje barundi kazi muri kutwumva aya masaha, namwe mbifurije kugubwa neza cyane. Hanyuma abakongomani, namwe bakongomani kazi, abantu mwese mubarizwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mukaba mubasha kumva ikinyarwanda, namwe mbateye jambo sana. Abantu muri Tanzania mwumva ikinyarwanda neza cyane 5 kwa 5, namwe mbifurije kugubwa neza cyane. Hanyuma nawe uri muri Uganda wumva iki kirimi ndi kuvuga, nawe wumve ko nkuteye jambo sana. Wowe uri Kenya, Tanzania, wowe uri Kenya, Malawi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byose navuze. Hanyuma kandi monero kwifuriza umunsi mwiza umumama uri hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa, aho yagize atya akavuga ati bwana Pacifique, amakuru tugezaho aranyura, ati niyo mpamvu natwe twiyemeje kubatera inkunga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero akaba yaragize atya akavuga ati rwose reka tubatemo, akaba arabikoze. Rero nanamushimira cyane, mubwira ati uri umuntu w'umubyeyi mwiza cyane. Namwe mwese rero mushaka kuba mwagira uko mubigenza, nimero iraho hasi kose kuri screen zanyu muraje muyibone, ariko kandi reka nyibanyuriremo wenda muri makeya. Ni 0779466842. iyo nimero ikoreshwa kuri WhatsApp, wenda nubwo bufasha ukaba wabunyohereza, ntago ushobora kumpamagara call bisanzwe ngo be wabasha kumfatisha kuko ntago ihamagarwa. Hanyuma rero iyo niyo nimero yanjye ushobora kunyuzaho ubwo bufasha bwose, ariko ukabanza ukanyandikira WhatsApp, nibyo by'ingenzi rwose. Hanyuma kandi niba ushaka kujya muri groupe yacu, ukaba ushaka kujya wirebera no ma video y'ibibera no muri Kongo, uze kujya muri comment ya mbere ipininza umunsi iraza kukujyana igutambutse kuri groupe yacu yakugeze. Hanyuma nawe umwe mu bapatina bacu, mu bafatanya bikorwa bacu muri rusange. Ubwo rero nyaboneka mubikore nk'abantu rwose mubishaka. Hanyuma nawe uri mu gihugu cy'u Rwanda rwose nicyo gihumbi cyane ibyo bibiri rwose wabyohereza kandi bikagenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero abakunzi bacu nizeye ko hari ukuntu muza kubigenza, kuko murabona ko ubwo bufasha nabwo tuba tubukeneye. So twihuse cyane rero twinjire mu makuru yacu tudatinze. Natangiye ndirimba ngo Makenga we uzarutsinda. Nibyo koko ntago nabeshye, uru rugamba namaze kubona ibimenyetso birenze 5 bigaragaza ko no mugabo azarutsinda. Iyi bayishuro irenze iya 5 ahigwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse barata aho aherereye. Ese koko kushura ya 6 nkuko Kisekedi yabivuze azabasha gufatisha uyu mugabo? Reka tubitege amaso tubirebe, ariko reka mbabwize ukuri, Makenga uru rugamba azarutsinda. Sinzi niba nemeranywa nawe, niba tutemeranywa, gusa wajya muri komenti aho tugomba kuganirira ukabimbwira, ndaza kugusubiza rwose nta kabuza. Hano kuri Top Kivu ndaza kugusubiza message yanjye, uraza kuyibona bitewe n'uburyo ki nawe ubyumva, uze kumbwira. Ese Makenga ubona runo rugamba wowe atazarutsinda? Nyandikira muri komenti ubimbwire, umbwire ngo azatsinda cyangwa se azatsindwa. Ndaza kugusubiza igisubizo kijyanye n'ibyo wasubije, hanyuma nanjye ndaza kukwandikiraho nteraho komenti muri rusange kuri komenti wanyandikiye. Gusa ngiye mbazaniye hano impamvu zigeze kuri 3 zigaragaza ko Makenga azatsinda runo rugamba. Impamvu ya mbere, Makenga ni umurwanyi wo ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse Makenga agira kwihangana gukomeye, ndetse kandi Makenga ibikorwa bye ntago biba bimenyerwa. Ucya kabiri, Makenga n'umuntu udashobora gushaka amakuru ngo uzayabone ngo umufatishe ngo umenye ngaherereye ahangaha cyangwa se ngabaha. Kabiri, ni umuntu ushobora kumenya ngabaye arahangaha anabahangaha, ariko wajya kumwica ukahamubura. Muri make wagira ngakorana n'izindi mbaraga twe tutazi. Uyu mugabo rero ubu tuvugana twari dufite amakuru yuko ari hano mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, aho yaramaze imisi arimo ngo akomandinga urugamba, ndetse anumvisha abo bafatanyije n'uno rugamba yuko abari hafi nyine kugira ngo wenda abe yabafasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kubijyanye n'urugamba, ndetse anahumuriza abasirikare bagira ati courage kabisa, muhatane muze gutsinda runo rugamba. Ubu tuvugana rero Kinshasa binyuze mu butasi bwabo bakoresheje zino ndege za drone zo ku rwego rwo hejuru cyane, ziya mu kirere zarangiza zigasikana zigafata n'ama video zigiye gusikana aho zirasa, ndetse na video y'abasirikare babaherereye. Izi drone rero z'aba mercenaires Abanyamerika bano Eric Dean Press niwe yatanze bino bikoresho biturutse kwa Trump, biraza bizana mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane byaruhukiye ahitwa Karemi, aro zino drone zose zihagurukizwa. Hanyuma rero baze kuneka makuru ngo baza kumenya neza yuko uyu nguyu Sultani Makenga yabakiri hano muri Kivu y'Amajyepfo, maze aho bakekaga kari baraharasa bahagira uburimiro,
ariko burya uno mugabo yaramaze iminsi rwose atakibarizwa hano muri Bukavu. Nicyo kintu cyantunguye cyane. Umutaramu twa turi kwandikirana mu kanya wa mujeni wanje ujye umpa amakuru umwe njya mbabwira, yamaze kumbwira ati rwose ibyo byari nk'inzozi ku gisirikare cy'aba ba mercenaires bari bazi yuko bagiye gutsinda urugamba, maze akayabo k'amafaranga ari butangwe ku gahanga ka Kabila akaza gutangwa ku gahanga ka Makenga. None intare batinya yari yagiye. Buriya biragoye ko ushobora guhigira intare mu izenga ryayo ukavuga ngo uzayisangamo unayihicire. Kirazira rwose, intare ibifitemo imitego myinshi, ndetse kandi intare ibiza uburyo ki igomba kwirinda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse kandi usanze mu nzu yayo burya irakwica, burya ntabwo igusiga uri muzima. Kabone niyo yaba igisimba kimeze gute, upfa kuba winjiye mu nzu yayo gusa, ibyo byonyine biba bihagije kugira ngo ihite kwiyereka ko ari intare batinya cyane. Hanyuma rero umwami w'aba basirikare ba AFC M23 General Sultan Makenga ahagaze bwuma, ubameze kunguku, yamanitse ukuboko avuga ati rwose uru rugamba ngomba kurutsinda uko byagenda uko ariko kose, ngomba guhatana na Kinshasa paka mbashyize hasi. Kandi vuba hanga mu misi mikeya bakongomani kazi muraza kunyumva Kinshasa, ndetse nanjye muraza kumbona muri mu bice bigiye bitandukanye byano mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ibyo byose byaba mubigizemo uruhare, mukabasha kugira ukuntu mubigenza, tukahagera natwe tukajya tubahereza amakuru muri no kureba ibyo turi kuvuga. Ubwo rero nimero iraho muri comment, mwareba uko mubigenza. Abantu muri iza USA kabisa ndabizi hari ukuntu muba muhagaze neza cyane, ariko kandi namwe muri mu Rwanda harye mba mwicecekeye, nyamara hari ukuntu muhagaze kandi neza cyane. Hanyuma rero mukunzi w'intare za Sarambwe, reka tuve kuri Makenga bahigiye kwica ariko Imana igatambika ukuboko. None ahangaha hari ibice byabereye mu rugamba, numva kuza kubifata mu mutwe biri buze kungora, biba ngombwa ko fata kano gakayi nkabyandikaho. Si ikosa, umunyamakuru wese agomba kugira ahantu aba yanditse amakuru yakurikiranye. Hanyuma rero ahangaha tuje kurebera hamwe drone twirwaneho yamaze kurasa muri uyu mugoroba. Kareza twayirukaga ari drone 5 zashyizwe hasi, ubwo tubariyemo n'eshatu zejo, ebyiri za mu gitondo n'eshatu zejo ku mugoroba zarasiwe yara za Poezero. None ubu tuvugana Axe Bibogobogo, Axe za hano za Rugezi, none sawa gusa nawe wita kwa Murima aho twirwanaho yari yagiye gufata nyuma yo gufata iyi ngiyi Poezero, naho bakaba bahafashe. Hari rero drone z'aba mercenaires zaongeye kuzamuka, zizamuka noneho zaje ngo zizanye irindi koranabuhanga rishyashya. Ngaho zino drone zari zifite n'ubwirinzi ku buryo kingu ushobora kohereza bombe ngo zikarekura utuntu tuhita dushwanyuza iyo bombe mu kirere, iyo bombe itaragira ku iyo drone. Twibutse ko amasasa arasa drone ntago aba ari n'amanini cyane, ntago kiba ari ikibombe wenda gikanganye, urumva ahubwo icyo ikiba gisabwa ni umuvuduko uhagije, kuba kihuta cyane kandi gifite ikoranabuhanga rikomeye cyane ku buryo igenda targetinze iyo drone, yaba ya drone yanakata na rya sasu rigakata bitewe n'iki n'ikoranabuhanga bikoranye muri rusange. Hanyuma rero amakuru ari kungeraho nuko twirwaneho nanone yongeye gukora ibindi bikorwa bisa nkaho none ari byo gushinyagurira Kinshasa ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana bakabongeye kumanura izindi drone izo eshatu. Ubwo zibaye zingahe muntu wakurikiye neza cyane yandikira muri comment. Icyo nzi cyo nuko zibaye drone zigeze hafi mu 8. Izo drone zose rero twirwaneho ikamaze kuzihanura mu gihe kitaranuzura amasaha 28. Ubwo no kuvuga ngo ni imisi igeze kuri ngahe yose. Hanyuma rero twihuse cyane, ntago shaka ko tuza gutinda muri aya makuru, ahubwo ikintu ushaka ni ikintu kimwe gusa. Ikintu ushaka nuko uza kumva aya makuru kandi kumva ingingo z'ingenzi navuze zose kandi ngiye kuzisobanura. Nyuma yuko twirwana bimaze kurasa izo drone, ntago aba mercenaires bacitse intege, ntago bacitse intege. Nakubwije ukuri ko mu masaha 28 yose twirwaneho iri kotswaho umuriro wo ku rwego rwo hejuru cyane, kandi twirwaneho nayo mu masaha 28 namara kuzura araza kuzura ibice byinshi byafashwe, Ibi ni bo ubwabo nibo bihaye kino gihe kingana n'amasaha 28 kwa bakuyemo Poezero, kwa Murima n'utundi duce tugiye dutandukanye turaho hafi. Byonyine niyo baba bamaze gukuramo kwa Murima, none ataranuzura yabaye 20 nangahe yose 8 bamaze gufata ahangaha kwa Murima. Ubwo ni babaye 28 mu yandi masaha 4
aracyari imbere ntabwo aragera, ariko wenda reka dutegereze, bishobora kuza gufata amasaha 48, ubwo bikaba iminsi igeze hafi kuri 2, ayo akaba ari amasaha 48, hanyuma 20 nangahe rwose akaba ari umunsi wose. Ahangaha ari amakuru ari kungeraho, Twirwaneho yongeye kwangiza ku buryo bukomeye cyane igifaru cy'abasirikare b'abarundi bari bazamutse kwataka hano Puezero. Bahise bakirasa ku buryo bukomeye cyane kandi bakoresheje intwaro bano basirikare ba FARDC bari bafite, ahubwo bataye hano muri Puezero. Ndetse defense za Puezero basanzemo ibikoresho, abanyagwa basanze barya n'amagi, barya umureti, ewana barya inkoko, barya maka y'abanyamurenge barayamaze, baryaga buri kimwe wumve mu by'ukuri ko biherezaga ku buryo bukomeye cyane. Ariko noneho Twirwaneho isosi yabo yayimennyemo ishishi ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Ubu tuvugana rero, induru ziri gukorerana mu gisirikare cy'u Burundi bitewe n'imirambo imaze kugaragara. Nonanga bateruye imodoka yari yitwa abasirikare b'abarundi muri amasaha y'umugoroba. N'ukuri kose gushoboka aba basirikare bamaze kugira gute kwitaba Imana. Mu by'ukuri abasirikare b'abarundi bari gupfa nk'abapfira gushira. Ariko icyo kintu muri kucyumva, bari gupfa nk'abapfira gushira kubera iki se? Ntawe bereka, ntawe batakira, nta ruvugiro, nta kintu n'iki na kimwe. Mu by'ukuri rero ibi bintu byakomeje gufata intera, ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese. Kuri kose gushoboka muze kuba hafi cyane kugira ngo tutaza gucikwa n'andi makuru wenda ndaza kuza kubagezaho. Iyo nkuru mbaye n'icumbi aho ngaho. Reka tugaruke mu mujyi wa Uvira ho gatoya, hanyuma tuze tugaruka mu Bujumbura no kuri Joseph Kabila Kabanga tuhita dusoza amakuru yacu. Ntago ngiye kubatindira mu mujyi wa Uvira, ubu tuvugana ibintu bibi byatangiye kuba. Hatangiye kubaho ubusabuzi nyuma y'uko igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo n'abasirikare b'abarundi babwiwe ko bagiye kuva mu mujyi wa Uvira. Baravuga ati ese tuzava mu mujyi wa Uvira tuzaba tuwuvanyemo iki? Nta buye, nta mafaranga, nta myenda myiza, nta kibirayi mu mabotike acuruza ibintu bigiye bitandukanye. Ewana baragenda barabasaka ku buryo bukomeye cyane, bibye ku buryo buteye ubwoba, nta kintu bari kugenda basiga ahanga muri uyu mujyi. Gusa nubwo bimeze uko, ntago bibye ngo bavemo, bibye bawugumamo. Ariko kubera ko nta gihano bajya bakira cyuko bibye, bikaba ari ibibazo bikomeye cyane ku baturage n'ubundi basanzwe bituriye biriya bice. N'ukuri kose gushoboka, aka nagahinda gakomeye. Abantu musenga Imana ikabumva, musengere bano bakongomane bo mu mujyi wa Uvira bari gupfira ubusa. Abantu mwibazo biragwira no kuri kw'Imana. Hari gihe nanjye mvuga ibintu nkumva birandenze, nkavuga ibintu nkumva rimwe na rimwe amaranga mutima araje, nkavuga ati sibi ni ibiki mwoka byaramwe, aba bantu bari kuzira iki? Nareba buri kimwe cyo nkumva ndababaye mu mutima wanjye. Gusa icyo nzi cyo Imana yo kubarinda irahari, kandi ndayizera cyane ko izajya igenda ibigenza neza cyane. Kandi mujye mwibuka gusenga, abantu rwose mudukurikira. Gusenga ni ibintu byiza cyane. Ndashishikariza buri wese gusenga Imana yo mu ijuru, kuko Imana yo mu ijuru hari ikintu igikora rimwe na rimwe kigatungura amahanga. Ariyo mpamvu mujya kubona bagize gutya, mukabona Makenga bari bagambiriye kumurasa, ariko kubera amasengesho abantu bese tuba dusenga tubasengera, Imana ikavuga ati iyo bombe aho kugira ngo igwe kuri Makenga wanyu mukunda, niyihanganirwe hano yangiza ibi, ariko umuntu wanyu agumeho. Rero mukomeze mugende musenga kugira ngo uru rugamba nirunatsindwa ibintu bizaba bimeze neza cyane gatanu kuri bagenzi kako. Hanyuma rero ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za FDNB z'igisirikare cy'u Burundi ubu tuvugana noneho zimeze nk'izitekanye mu mujyi wa Uvira nyuma y'ibyahabereye. Barasahura, barangije bariyakira, maze baratuza, ntibongera no kurasana. Ariko hari amakuru avuga ko izasarambwe zishobora kuba arizo zabaturishije abahanganaga, zishobora kuba arizo zabaturishije, ziragenda zirabakocagura, induru ziravuga, barangiza barabaturisha, baravuga ati mwe mwitonze rwose, mwe muruhutse mo gake gake. Gayo nguko rero shuti bakunzi bacu, nago ibintu byoroshye habe naka na gatoya ku rugamba. Ibintu byamaze gufata indi ntera, ndacyakurikiye akantu ku kandi rwose, nkomeza kugenda mbagezaho makuru gatanu kuri kagenzi kako. Wowe nta kintu musaba na kimwe cyo kuza kujya ucikwa. Hanyuma twerekeze muri Baraka. M23 yamaze gufata umuhanda route nationale numero 5 werekeza Mfizi umanuka werekeza na Baraka. Ubu tuvugana uyu muhanda uturuka muri za Uvira. M23 rero ikaba ariyo yoherejemo abasirikare bayo bagiye gukora operation zigiye zitandukanye muri bino bice. Reka mbabwire ko agahu kahuye n'umunyutsi, ndetse iyo utaravuga ubutarabona.
niko kuri niko bimeze ubu kugeza amaginga aya ngaya intare za Sarambwe zirayoboye n'ibitego 5-2 bya FARDC ayo nguko baracyabarusha ibitego 3. So twihuse cyane rero tugere mu Burundi. Ndayishimiye uyu mugabo ubundi ni gatiki Perezida Evariste Ndayishimiye nyakuwa perezida w'igihugu cy'u Burundi nyuma yuko atorewe guhabwa inshingano zo kuyobora Afurika yunze ubumwe. Uyu mugabo arashinzwa n'abarundi kugambanira igisirikare cye ndetse n'abana b'abarundi nyuma y'ibyo bikorwa byose byagiye bibaho. Ndetse kandi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe arashinza umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi cya FDNB wo bita General Prime Niyongabo. Uyu nguyu rero akaba ari we ngo wagambaniye Neva ngaze kuba arani indege iraninga nabi cyangwa se ize kuba yakora impanuka akaba yabipfiramo, ariko kubw'amahirwe yiwe ng'Imana ikinga akaboko biza kurangira abaye muzima. None ubutuvugana rwambikanye rero hagati y'abaye bayobozi bombi. Ubwo reka tuze dukomeze tugende dukurikira ngo ninde uri hasi n'undi uri imbere. Ibyo byose turaza kubireba mu yandi masaha ari buze kwakurikira mu masaha mu gitondo. Mbararikira ikiganiro kiza kuba gikomeye cyane. Joseph Kabila Kabanga we twamugarutseho. Niba ushaka kuza kumva amakuru yiwe rwose ujyema aho ngaho hasi uraza kubona ukande kuri channel wisure uraza kubona ikiganiro cyakozwe mu masaha mu gitondo. Rwose icyo kiraza kwa kirimo amakuru ya perezida wahoze ari perezida yitwa Joseph Kabila Kabanga. Ndabashimiye rero cyane, Imana ikomeze igende ibitaho. Ndabakunda cyane bakunzi ba Top Kivu News, mwibuke kugenda mukanze subscribe. Imana barinde, bye bye.